inka rero iyo yamezi yafashe ikageza amezi 4-5 babyita ko yumanye iteka umwomano. Hanyuma rero cya gihe inka ifite amezi makuru nkuko n'umuntu ajya agira igihe cyaho inda y'amezi makuru, ku muntu mukunze kuvuga yuko umuntu ananiwe cyangwa akujije. Inka rero suko babyita byo. Inka babyita nushake. Oya, bavuga nushaka, ninshaka, nushaka, nidushaka. Ako ntago bavuga ninshake, nushake, nidushake. Nshuti za Bakunda TV, muraho neza, amahoro. Nkuko bisanzwe ndi Bakunda Andrew, kaba tugiye kubagezaho cya kiganiro cyacu cy'umuco n'ururimi hazamo na ntibavuga bavuga. Uyu munsi tongera tuvuye ku nka kuko cyari ikiganiro inka ni ikintu kinini cyagutse, ariko twanyuzamo n'ibindi tubabwireho. Inka twari twagejeje ubushize ku inka y'ima, ariko noneho uyu munsi tugeze mu gihe inka yimye ariko ntifate. Ariko inka yima ariko ntifate. Iyi inka yima ariko ntifate bigahoraho kenshi niyo yitwa ingumba. Mu gihe mu Kinyarwanda ho ibihuje n'umuntu, hari igihe musanga iyo umudamu atabashije kujya amerwe gusama, hagiye njye uvanga ngo itango ni ingumba. Ariko ku nka ho inka ni ishobora kuba yarabyayeho ariko nyuma ikima ibyaye rimwe cyangwa ibyaye kabiri ikaba ingumba. Bitandukanye n'umuntu rero. Inka rero yima ntifate, amezi ntafate, yitwa ingumba. Ariko naho niyima noneho arenda kuri umuntu babyita ikima hashira iminsi mikeya kitarirema, ikagarura y'amezi. Hari abyita kugarura bitewe n'uduce, hari n'ababyita gusesa. Gusesa njye simfata nk'ikinyarwanda cyuzuye, ko gusesa ukundi kuntu mbizi ku yandi matungo nk'ingurube, nk'imbwa n'ibindi, nibyo nivuga babyita gusesa. Inka nta gusesa, abyita kugarura amezi, cyangwa bakayita kumurika, ntabwo bavuga inda yavuyemo. Hanyuma babyita nyine kumurika. Nubwo mvuze kumurika hari abatekereza bati si cya gihe icyo bita nk'umwanya w'inka waje byita guki, nabyo byita kumurika. Noneho akaba byita no kugarura iyo kintu igihe cy'amezi atafashe. Noneho y'amezi yafashe rero, hari ukuntu inka yima igafata nko mu mezi 4-5, inka bakora ibyo bita guteka umwomano. Iyo ari nyane bigaragaza neza, kwisa neza, cyo bigatangira kuboneka, mbese nk'ikagaragara ko nawe ibona kubona ko yafashe koko. Ndetse niyo ufashe ku mabere yayo ugakurusa nk'ukama, haza ibintu bifashe bisa nk'ibyo kurendukamo ko bifashe, byitwa inkanya. Ntabwo byitwa amata, byitwa inkanya. Inka rero iba yateze, ariko ntabwo ari byiza kubikurura cyangwa se kubikama, ntabwo ari byiza. Inka rero iyo yamezi yafashe ikageza amezi 4-5 babyita ko yumanye iteka umwomano. Hanyuma rero cya gihe inka ifite amezi makuru, nkuko n'umuntu ajya agira igihe cyaho inda y'amezi makuru, ku muntu mukunze kuvuga yuko umuntu ananiwe cyangwa akujije. Inka rero suko babyita byo. Inka babyita kunanura. Ibinanuye amezi babyita kunanura. Noneho igihe cyo kubyara rero umuntu ajya ku gise. Umuntu ajya ku gise cyo kubyara.
cya gihe rero umuntu ari ku gise, umugore agiye kubyara cyangwa umunsi abyayiraho, hari n'ubitindaho, n'inka nuko, ariko inka yo babyita kwerera. Inka ishobora gutinya kubyara bitewe n'impamvu zitandukanye, ikaba yatinda ikerera, ariko ubundi babyita kwerera, ntabwo babyita kujya ku gisi. Ikindi cyiciro kindi rero cy'abavuga ntibavuga yacu y'uyu munsi, ntibavuga ninjye namubwiye. Oya, bavuga ninjye wamubwiye. Ntibavuga nushake. Oya, bavuga nushaka. Ninshaka, nushaka, nidushaka. Ariko ntabwo bavuga ninshake, nushake, nidushake. Icyo gihe uri mu rwishe, bavuga nushaka, ninshaka, nushaka, nidushaka. Nuko bavuga. Murakoze cyane ku kiganiro cyacu cy'uyu munsi cy'abavuga ntibavuga n'umuco n'ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Dukomeze twungurane ibitekerezo. Murakoze cyane. Bakunda Andrew. Imana ikomeze iduhane umugisha muri mfura cyane.